Mbifurije icyumweru cyiza abakunzi ba Jambo Stories, nizera ko mumeze neza aho muri hose. Nishimiye kongera kubasangiza inkuru y'umunsi, nizera ko iri bubashimishe, mbabwira ko comment zanyu ari ingenzi. Tudatinze rero reka twinjire mu nkuru yacu. Hariho umugore witwaga Maribori n'umugabo we Mugisha, bari bamaze imyaka myinshi babana neza, bafite abana babiri bari barabahaye ibyishimo n'umunezero. Mugisha yari umugabo w'umunyamwete wakoraga uko ashoboye ngo umuryango we ubone ibyo ukeneye. Maribori nawe yari umugore witaga ku rugo rwe, akunda abana babo ndetse agashyigikira umugabo we. Abaturanyi babo bakundaga kubabwira ko ari urugero rw'umuryango mwiza. Ariko ubuzima bwaje guhinduka. Umunsi umwe Mugisha yararwaye bikomeye ku buryo atarakibasha gukora nk'uko byahoze. Maribori nawe akamwitaho buri munsi, akamwoza, akamuhera imiti ku gihe, akamujyana kwa muganga, akanita ku bana. Ariko uko iminsi yashiraga, umunaniro watangiye kwiyongera. Rimwe Maribori abwira umugabo we ko yumva yaratakaje ubuzima bwe bwose, ko nta mwanya wo kwitekerezaho akibona, ko buri munsi ari we yitaho gusa. Abantu bamugiraga inama yo kwihangana, ariko biranga biramunanira. Yumvaga ageze aho umutwaro umurenze. Umunsi umwe yafashe icyemezo gikomeye, abwira umugabo ko yumva atagishoboye gukomeza, ko urukundo yamukundaga rwagabanutse, ko akeneye kongera kwiyubaka no gushaka ubuzima bwe. Mugisha yaratunguwe, amubaza uko bizagenda iby'abana babo, amubaza niba yamusiga mu gihe arwaye. Ariko Maribori yari yamaze gufata icyemezo cyo kugenda. Bwarakeye aragenda, asiga umugabo we n'abana, asubira kwa nyina mu cyaro. Ageze kwa nyina, Maribori yatekerezaga ko azabona amahoro, ariko ntiyari azi ko gutangira ubuzima bushya bitari byoroshye. Yumvaga afite irungu, akibaza niba icyemezo yafashe ari cyo. Muri icyo gihe yaje guhura na Rudomoro, umugabo wari ufite umugore n'abana, wubatse urugo rwe. Rudomoro yatangiye kumwiyegereza, akamubwira amagambo meza. Rimwe amubwira ko yumva asigaye amukunda, ko ashaka ko yamubera umukunzi. Maribori nawe nubwo yari afite igikomere mu mutima, yemeye uwo mubano w'ibanga. Ariko nubwo Rudomoro yamusabye urukundo, ntiyari afite umugambi wo gusiga urugo rwe. Nyuma y'igihe gito, Maribori yaje guhura n'undi mugabo witwaga Habimana, ariko we nta mugore yari afite, yifuzaga kubaka urugo. Habimana yabonye Maribori nk'umugore w'ahazaza, niko kumubwira ko ashaka ko yamubera umugore, bakubaka urugo, bakagira ejo hazaza heza. Undi aremera, kuko yumvaga abonye umuntu ushobora kumufasha kongera gutangira ubuzima. Habimana yatangiye gufasha Maribori, amuha amafaranga yo gutangira ubucuruzi bwo kugurisha amafi yokeje. Nyuma y'amezi make, ubucuruzi bwa Maribori bwarazamutse. Ariko ikintu Habimana atarazi ni uko Maribori yakomezaga guhura na Rudomoro rwihishwa. Rudomoro yajyaga aza aho Maribori yakoreraga, bakaganira, bagasangira, ndetse rimwe na rimwe akagenda atishyuye. Habimana yaje kubimenya abibwiwe n'abantu, maze umutima we urababara cyane. Umunsi umwe yagiye aho Maribori yakoreraga, asanga yicaranye na Rudomoro baseka, bari gusangira amafi. Mwibuke kandi ko Habimana ari we wahaye Maribori amafaranga menshi kugira ngo uwo mushinga ubeho. Ahageze, Maribori yamufashe nk'umuntu usanzwe uje kuharira nk'abandi bose. Biramubabaza, niko kumubwira ko yamufashije, akamuha igishoro, akamuba hafi, ariko ko amurutisha Rudomoro. Maribori yabuze icyo amusubiza. Nyuma y'igihe gito, Rudomoro yahuriye na Habimana kwa Maribori, maze amubwira ko Maribori atamukunda, ko ashatse yazashakira ahandi umugore babana, kuko Maribori atamureka ngo amusange, kandi abimubwirira mu bantu. Habimana yumvishe yambuwe icyubahiro, maze aragenda. Nubwo yari yarababaye, Habimana yongeye gusubira kwa Maribori, amushyiriye ibiryo, kuko yari amaze igihe atahajya. Yasaga nk'uwari waragiye ahantu kure, ariko nta muntu wari uzi icyo yari afite ku mutima.
Amaze kumuha ibyo biryo yari amuzaniye, Maribori yarabibitse ategereza Rudomoro ngo baze kubisangira kuko yajyagayo buri munsi kurya. Ntibyatinze Habimana amaze kugenda, Rudomoro yaraje nk'uko bisanzwe, maze Maribori azana bya biryo ngo basangire. Nyuma yo kurya ibyo biryo, Rudomoro na Maribori batangiye kumva batameze neza, bahita bagwa hasi bajyanwa kwa muganga. Abaganga bakoze uko bashoboye ariko ubuzima bwabo ntibwabashije kurokoka, bombi bitabye Imana, maze polisi itangira gukora iperereza, basanga ibiryo Habimana yahaye Maribori byari bihumanyijwe, bajya kumushaka basanga nawe yari yiyahuye nyuma y'ibyari byabaye. Ikibazo cy'uko Maribori na Rudomoro bapfuye cyasigaye ari amayobera. Hagati aho Mugisha wa mugabo wa Maribori yari amaze igihe arwana n'uburwayi ndetse no kurera abana wenyine. Nubwo yari yarasigaye wenyine ntiyacitse intege kuko umugore w'umuturanyi witwaga Mukarugema yamufashije kurera abana. Nyuma y'igihe gito Mugisha yarakize, abana bakura bafite urukundo n'uburere. Inkuru ya Maribori yasize yigishije abantu bose. Mu buzima umuntu ashobora gushaka guhunga ibibazo bye, ariko ahantu hose ajya ajyana n'ingaruka z'ibyemezo bye. Kandi urukundo, ubudahemuka no kwihangana ni inkingi zikomeye zo kubaka ubuzima burambye. Nshuti bakunzi ba Jombo Stories, mwumvishe ukuntu Maribori byamugendekeye, ubwo namwe mwaduha comment zanyu mukatubwira uko mwabyumvishe n'icyo mwigiyemo, kuko jye icyo numvishemo nuko hari igihe umuntu ahunga ibibazo byo mu rugo yibwira ko agiye gushaka amahoro, ariko akazasanga amahoro atubakwa no guhunga, ahubwo yubakwa no gukemura ibibazo. Ntuzapime urukundo gusa mu bihe byiza, agaciro k'umuntu kagaragara cyane iyo ubuzima bugoye. Uwasize urugo ashaka gutangira ubuzima bushya, rimwe na rimwe yibagirwa ko amateka yasize inyuma ashobora kumukurikira. Kandi umuntu ashobora gutakaza ibyo yari afite kubera kwiruka inyuma y'ibyo atazi niba bizamuhaza. Gusezerana ku bana mu byishimo no mu bibazo si amagambo yo mu bukwe gusa, ni inshingano igaragazwa n'ibikorwa. Iyo umutima ubabaye ushobora gufata icyemezo gisa n'ikizana umunezero, ariko nyuma ukazabona ko cyari intangiriro y'ubundi bubabare. Amafaranga ashobora gufasha umuntu gutera imbere, ariko ntashobora kugura ubudahemuka cyangwa urukundo nyakuri. Ubutumwa bukomeye si uko umuntu yaguye, ahubwo ni ukureba icyatumye afata inzira yamugejeje aho. Ngayo nguko reka mbabwire ngo Imana ibarinde. Mwari kumwe nanjye Simbi Diane Batsinda, murakoze.